bakoresha Google Pixel, uyu munsi nkuzaniye feature 5 ugomba gukoresha kugira ngo ugendane n'ibihe. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kano kanya kugira ngo dukomeze twungurana ubumenyi hano kuri Room Z. Feature ya mbere ngiye kukubwira ni feature iba muri telefone za Pixel ikoreshwa mu buryo bwo kumenyekanisha impanuka. Igihe ukoze impanuka, telefone yawe ikaba yakwifashisha amasensor akoranye nayo ikamenyekanisha impanuka ku bantu runaka uba warasisemo. Ushobora kubimenyekanisha kuri emergency contact cyangwa se SOS, ndetse ikaba yakohereza n'ubutumwa bwa location y'ahantu uherereye mu gihe bibaye ngombwa. Telefone yawe iyo habaye impanuka ikoresha ijwi riranguruye inavibra cyane, ubundi ikakubaza niba ishobora gutanga ubutumwa. Icyo gihe iyo udasubije yo ubwayo ihita itanga ubutumwa. Ishobora guhamagara cyangwa se ikohereza message ya location uriho bitewe n'uko wabihisemo. Feature ya kabiri ni kano kabar kaba hano hasi aha kuri telefone zacu. Aka kabar gashobora kwifashishwa mu rwego rwo gutranslatinga ibyo ureba muri screen kuri page runaka, kakabikura mu rurimi rumwe kabishyira mu rundi. Aka kabari kandi gashobora kwifashishwa mu kumenya indirimbo iri gucurangwa hafi yawe, aho ngaho bya bindi bita play song nearby. Aka kabari kandi gashobora kwifashishwa nka circle to search mu gihe ushaka kumenya ibyo ubonye mu ifoto cyangwa se muri video runaka. Aka kabari kandi ushobora kukifashisha uri gukora copy y'ibintu ubonye kuri page runaka, igihe gukora copy bisanzwe ubona bitari gukunda. Aka kabari wakifashisha. Feature ya gatatu ni charging optimization. Ubu ni uburyo bugufasha kurinda bateri yawe kugira ngo ireke gusaza hakiri kare. Ubusanzwe gucharginga bateri ikuzuza 100% ntago ari byiza, bituma bateri yangirika hakiri kare. Ubu buryo rero bugufasha kurimita bateri yawe igihe uri gucharginga ikageza ku kigero cya 80 ikamera nk'iyuzuye, ahasigaye ikahakoresha mu gihe kirekire mu gihe itegereje ko uyikura kuri charger. Ubu buryo nabwo ni ingenzi wakaba bukoresha muri telefone yawe. Feature ya kane ni private space. Ubu buryo ni uburyo bugufasha guhisha ama app yawe ku buryo atagaragara muri screen. Iyi private space ifasha abantu benshi baba bashaka kubika by'umutekano uhagije ama app yabo. Hari ama app abantu baba bakoresha bashaka ko agira umutekano uhagije, cyane cyane nk'abashobora kuba bagira amabanga ndetse n'ibindi bintu byinshi. Bashobora kwifashisha ubu buryo bwa private space. Feature ya gatanu ari nayo ya nyuma ni uburyo bwitwa emergency contact. Iyi feature igufasha gushyira emergency contact muri telefone yawe igihe ugize nk'ikibazo runaka cyangwa se telefone yawe ikaba yatakara ahantu mu bantu bizewe, bakaba bashobora guhamagara ya nimero ya emergency contact batiriwe bandokinga telefone yawe. Bitewe n'uko uba warashyizemo iyo emergency contact, ntibisaba ko umuntu yanilokinga telefone yawe kugira ngo abashe kuyihamagara. Ayisangamo ubundi akayihamagara bisanzwe nta kibazo. Mukomeze mutubwire muri comment ibyo twazababwira mu biganiro byacu bitaha kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi. Wakoze kubana natwe. Niba utarakora subscribe, ndakubitsa gukora subscribe. Komeza kugira ibihe byiza.